uzajya umenyera aho ntabwo ngana nawe wowe sinanywe umvura urakoze ewana nabuze n'umuntu umiza ku mayinite amagana ntarebe umva seri kanegere hano gatoya uri kumva hano ndi kumwe n'amareza hari ntare amagara vavu amagara vavu ari kubona amareza nyine atari kugenda neza hagarara aho ngaho nyine ahagaze oya reka ndabaruka reka amarezo ahagaze aya mva se wa mugabo we umva kanga mw'icyo gipangu n'abantu bakibamo baragiye bose umva nta muntu wabonamo habe n'imbwa irinda icyo gipangu watse kundebera muri telefone nkawe asohotse nkireba ko hari akantu ngiye byanjye byanjagurana mani reka nirebe ibiki kamereza telefoni yanjye ubundi se ndikutwana nanjye se mfite fone turi gushaka kureba iki ase mani wagire ku mutima mo kwandikura hariyo ndi reka turebe reba aka kantu kawe reba aka kantu akanjye se cyagize ntabwo ngiramo YouTube nuko nanti si ubu nkaho uri mu biki hano hanyirekeye wereka ibiki muri sijya n'ibikiri ukureba so watse kundebera ibyo ndi kureba ubundi nkawe nkaho uri mu biki mani reka nirebe urebe ashaka komeza urebe muri iki reka nirebe muri ako gafone aseka hawa bate mani kwigendera urajya heza nose kuri telefone yawe reka nigendera uje mani yubatse nyina mu biki mani wagiye ndikurayi shaka nawe urusenda winesha umutwe mani kuki wigira urusenda winesha umutwe hapo genda ubundi reka nkureke mani ubundi kutari ukunyinjiriza ajya wara n'udwatwaye mama nawe kuri kunsifura uranyishura sha ngwino mubwire uri kubyangira iki ubonye ari njyewe njyenyine wanyura muri iyi nzu ugasifura ndaguha n'amafaranga si ibintu byumvikana kubera utari kunyumva hano njyewe meze nk'umuntu udafite amafaranga cyangwa reka mpe kuza mpe kubyumvira ubusa kuko n'ubundi ntabwo ibyo ngibyo nabikwishyuza byiza ko buje umva se nta kantu nshaka nyine kumfasha nshaka kugutuma hantu aho hantu ni he nibwo utakigira yuko uhamagaritse ndi kwigendera ahantu hari inzira urabona gahunda zanjye utazica erega negereje bose ari ibyo ashaka kunyishyura uri kumva ahubwo ugenda ujya ruguru urahasanga umukobwa uhetse baga y'umukara n'umupira w'umweru n'ingofero irimo utuntu tw'utuntu nyine uri kumva n'imbutura isa kaki uri kumva ugende akumera icyo gikapu ukinzaniye kirimo amafaranga 50. ariko ubundi wowe ntabwo wakigira yo nkagusigarira ahangaha kuri uwo muntu ashobora no kunyibeshyaho usanga bose yagiye kandi amafaranga ari njye ari buyahe we ntabwo yayaguha ko atakuzi ase ubundi hora numara n'ikintu uri bumve ubundi se uriya amafaranga angahe atanu usura njye muri atanu usura na nyakuri gafata 10 reka ariko 10 ni 10 ntabwo ndi mereza amafaranga ni 10 ntabwo ndirenze mereza 20 tuvugana akazi nyine ariko bitewe n'ukuntu cya gikapu nyishaka kirimo amafaranga yanjye narinda yaguha gira vuba bundi sore kuri gute no kuri tujye kubigenza ugiye kuzamuka muri no muhanda uri kumva uzamuke muri yago byo ririmo gute kaka hege ni nyine karimo kari gute kazamuka ukigera ku muhanda w'uruguru urahita ubona neza gute ku muhanda w'uruguru urahita ubona umukobwa ahagaze ku gipangu cy'umukara neza hano urahita umubona kiruruguru kiri hepfo gute neza gute urahita umubona gute nta kibazo none se umukobwa bamwitana bamwita Sando irinda abantu bitwa basando ni Sando undi cyajya urahita umubona nabyo kuri gubweza amazina uko yamazamo ibiki cyambe no kuri bone yambaye umupira hano umupira usumweru n'ingofero irimo utuntu tw'utubara ukuntu n'imbutura y'inuza imbutura n'ibiti se none n'ikabutura ni ako njye mvuga imbutura ni ngoka igenda nyine wowe uracyuza nyine ngo yeze gaveni cyangwa irukanka ntabwo mba ndi gukina irukanka vuba umva se mvaho gato
se ni iki kiri butume mwizera Utanyizera se hano hantu nyese twumvikanye nyine kuri bume n'amafaranga. oya nshaka ikintu mara cyane None se ubwo ngubwo uranyizera birenze Nese ugiye kuzana igikapu kirimo amafaranga ubwo ngo gusa uyobera hano Yobera handi nose uragira ngo iki kugira ngo wizere. shaka ikintu ma nyine ubwo sabura ikintu wampa Ndaguya nk'iri kote reka nkwe nk'iri kote ari ikintu ikintu atari kote Fatira ikote ariko shaka ikindi kintu mu atari kote nose ubwo ngubwo uragira rero fata izi nkweto nambaye. shaka ikindi kintu mu atari kote kandi ndabizi ushaka kuba ugifite Okay, fata iyi telefone. byaba byiza nyine niyo nashakaga ahubwo Fata iyo telefone ndaza uyime. uratangaho genda 50,000 urumva atari menshi wowe Ndaza uyime. irukanka ahubwo genda ujya Fasha gute tukomezanye. ushaka kugenda gahoro nta kibazo Bambwiye ngo nze mu igikapu. Ngiye bambwiye ngo nze mu igikapu ngiye nta bindi bambwiye ngo wambaye umupira w'umweru yinuze yakati imbutura ibintu nazi by'imbutura. Ibyo buri wese yabivuga muri babatubuze. Asura ubona ngiye meze nk'umuntu w'umutubuze. Cyane rwose biranagusa. Ngiye urana cyo baye barambwiye ngo nze mu igikapu bambaye ibintu n'ibigofero nazi byari. Se gute umuntu yakubwira ngo genda ubwire umuntu ngahagaze araguha igikapu utamuzi aribwo bwa mbere umonye. Yumva ibyo bintu bibaho. Yambwiye ngo wambaye ibi n'ibyabwira n'izina rya ni sando se yambwiye izina ryawe. Yego ni twese. Niko rero ubwo se ubwo ngubwo uko nibeshye. Okay, aho nta kiguha nakwizera. Mereza igikapu ngende dari iki. Mbura nanyerereza. Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power, ibaha imbaraga. Ko twe twumvikanye ko musanga hanga ubwo wari he. Sinona bini kimwe nora bwamu ni. Senda bigenze. Jamani none ni imyenda none yanumye none niyo nzanye yonyine. Sibini kimwe nora mana yanjye. Mana we. umva kanga mw'icyo gipangu nta bantu bakibamo baragiye bose umva nta muntu wabonamo habe n'imbwirindi icyo gipangu ibyo ntibikureba rero nushaka uhaguma koko se none se ubwo ngubwo ko ari umuntu warunumye ibintu byiwe nkamusigira telefone yanjye akaba agiye iyo nzu imaze nk'umwaka nta muntu uyirimo ahubwo wowe nubona umuntu ukeneye inzu yo gukodesha uzambwire igipangu n'ubundi ni icyo ngicyo nawe nta muntu ubamo rwose nushaka uhava uwo muntu yakubeshye yagutubura ubwo nyine byarangiye kuraho we God have mercy upon us. uyu muntu azi gukina kabisa cyazo walaye iwe we yesu we iki nacyo ntabwo kiri buncike wenda kubonye mbona umupira wakubeye uyu mupira ni mwiza hari umupira nagusabye se waturutse mu Burayi do nyamagambo ayanditse ureba amagambo yanditseho do ni umunyamerika wayanditseho uri kumva ni mwiza uyu mupira wakubera aho wayambara wose wagenda siko ushobora no kujya mu biro bya noza wese akagufata mwana ko no mupira si nkaho urinda umbwira ibyo ngibyo hari ubwo nigeze nkubwira ko nyine umupira reka ndi kubona wowe umupira wakubera siko uyu mupira wamukinyejana uyu mupira ni mwiza ari umuntu wari wabona nawe kuva wavuka nawe rega ututse piriya nguje kungurishaho umupira ngiye hari umupira nigeze nkusaba ko mubangamira abantu usanze ndi kwirebera video za Gahanga Comedy uburajunzanaho ibyo bintu ngiye hari umupira nigeze nkusaba we komeza ujye kugurisha ngiye ubundi
nyamara abantu si babura abantu bigenza ku bandi. Urabona turi mu gihe cy'ubushyuhe, reba izuba riri gukubita umuntu nk'ubu ngubu weho izamukire pe. umupira na make wamama koko uyu mupira n'ukuntu ari zahabu. Uri kwiruhiriza ubusa nk'ubwije ukuri, igendere nta mafaranga afite. Koko uyu mupira ntabwo wogose koko, uri kuruhira ubusa, uri kuruhira ubusa. Ubundi komezanya ibyo bikaravuga wanze nabirenze se. Ariko rero ukuntu mbibona aho ugarutse gukora iki? Mbonye uri umuntu mwiza umupira ariko amukwiyereka ubu umera ubu shaka ko umera ubu bose na amafaranga uri bumereka ngiye kandi ubu nawe ujyane nta kibazo. ahubwo ukuntu umupira ari mwiza uzi ukuntu kubereye aho wanyura hose nta bintu washizemo ntabyo ari kumwana umupira uzi ko umuntu wambaye ataberwa none mbonye wowe none wakobera kurusha nanjye ndi kubona ari keza. uri kubibona se nawe reba ahubwo se sha man mbonye uri umuntu mwiza njye rwose njye ndi umuntu mwiza ariko manga kanimero kawe wenda namafaranga bya telefone byihoreye bya numero byihorera giye twazahura ukangura nabirenze n'ubutaha ahubwo se wakakwambika ko kano gapira kakubereye reka nkakwambika uzi ukuntu uratuberwa uratuberwa kabisa siko se umupira samana tano wose waje kwakira no kuri kwimana cyazura kose we mbaro winchimira wako nusha konsi kuna ari kiza ariko have nanjye nari ndi kurebera ni video za Gahanga Gahanga comedy se nawe uramukurikirana ndagase kuno kono kopira kakuberi kwajana sikwaje ngo uri umunyamerika no kuri kwimana ajya uri umunyamerika mura twebwe turaberwa ako Gahanga nawe uramukunda cyane ndagase ugira video ziwe ndazi ndi uwambere maze kuzireba uzi kuna dusosorutse kubi chaka gapira karakubereye no kuri kwimana shamana urakoze ahubwo se wanishe komayinite nkavugisha umuntu wanje uko yarakano yashaka kunyohereza nyine ko yakiraho uduceri nyine nkaza kujya abantu nyine kuba nafungura ibintu nkore ntago nakwimamaye nayo mfite ari kuri Kanyaguri yagore nize kabisa ukuntu umupira ukubereye none ukambwira ko uri gukurikirana Gahanga shamana yanjye ni ibintu natarinzi kabisa kera hariho aminota myinshi uyivuye niba ushaka no gutera tuterete naribe urakoze wane nabuze n'umuntu mwiza ku mayinite amagara naribe umva seri kanegera hano gatoya uri kumva hano ndi kumwe n'amareza hari nari amagara vavu amagara vavu ari kubona amareza nyine atari kugenda neza hagara aho ngaho nyine hagase oya reka ndabaruka reka amarezo ahangano aya mva se wa mugabo we telefone ya umva mugabo umva yewe we umva yewe we ufite ibigofero ibiki umuntu ufite ibigofero vuga gake man umuntu wambaye igishati n'ikigofero cy'umutuku ubu nawe mbonye ase wambaye bana ntukajye umenyera aho man ntabwo ngana nawe wose nwankoreye mu gitondo umuti ndagaswira